twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye HTV nkuko maze kubimenyera uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ariko mbere yaho turabanza kubasuhuza mwese abadukurikiye aho muherereye mu mpande z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ndagira ngo dutangira twibwira. Murakoze cyane HTV channel, murakoze kutwakira uyu munsi. Twishimiye kuganiriza abadukurikiye ku bintu byitwa gushora imari no kuzigama ku isoko ry'imari n'imigabane. Ngiye nitwa Migisha Magnifique, nkaba nshinzwe yamamaza bikorwa mu kigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane Capital Market Authority. Urakoze cyane Magnifique, twongeye kuguha ikaze kuri HTV channel yacu yo kuri YouTube. Hanyuma ndagira ngo dutangire utubwira, ese iyo bavuze isoko ry'imari n'imigabane umuntu agomba kumva iki? Murakoze cyane. Birumvikanamo ikintu bita isoko tumenyera amasoko atandukanye hano mu Rwanda, amasoko ya Nyabugogo, ya Kimironko. Urumva isoko uhasanga umuguzi n'ugurisha. Urumva hari ibicuruzwa, hari imari ni amafaranga, imigabane ibigo bitandukanye. Niba ufite katuvuge HTV channel ishyize imigabane 50 ku isoko hanze, ubwo umuntu ayigura azajya mumuha ku nyungu muzamukura mu biganiro mukora na content mukora. Yego. Iyi ni isoko ryatangijwe na Leta y'u Rwanda hano mu Rwanda kugira ngo teze imbere ubukungu. Birumvikana ahantu usanga amafaranga afasha, yaba ari leta, yaba ari ibigo by'ubucuruzi, yaba ari nano giti cyabo nkanjye cyankawe. Yego. Ni isoko rigenda rigira akamaro ku buryo butandukanye, ryagenda ryiyubaka rifasha ibigo by'ubucuruzi. Ubu muri kino gihe na Leta y'u Rwanda igiza kwira isoko kugira ngo ihakura amafaranga buri gihembwe, ngira ngo badukurikiye bajye bumva ibyo bita treasury bond. Ni impapuro mpeshwamena zijya ku isoko, leta izishyize hanze bigira ngo yigurize. Ariko wa muntu aguriza leta, nawe leta izajya imuha inyungu. Wena mu kiganiro hagati turagira camo mu buryo bwimbitse, tuvuge ibicuruzwa bihari, ariko mu magambo make ni isoko rifasha abantu b'ingeri zitandukanye na leta cyangwa abacuruzi mu kubona amafaranga y'igihe kirekire. Tumenyereye amabanki yuko iyo ukeneye amafaranga ujya muri banki, ariko kuri ubu buryo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo ku buryo umuntu ukeneye amafaranga, ikigo cy'ubucuruzi kiza ku isoko ry'imari n'imigabane kikabona amafaranga. Iyi ni isoko rero riteye ku buryo bukurikira. Ku isonga hari Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, munsi no hari ikigo naje mpagarariye Capital Market Authority kigenzura isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda. Munsi yaho hari aho twita abahuza. Turavuga mu kiganiro hagati, umuntu nakenera kugura imigabane ntago ajya ku kigo runaka ngo nkeneye kugura imigabane yawe, uca ko twita abahuza cyangwa stock brokers. Abo nabo bahabwa license cyangwa uburenganzira na Capital Market Authority. Murakoze cyane. Urakoze cyane Magnifique, ndagira ngo tugaruke ku cyo wavuze ko abantu bajya mu mabanki atandukanye bakaba bafata inguzanyo cyangwa se bakaba basevinga bagashirayo amafaranga yabo, ibigo bitandukanye bya banki bikabungukira inyungu runaka. Mwebwe nka Capital Market Authority mubigenza gute? Hanyuma mbere yuko njyewe ku giti cyanjye uyu munsi ndi kubariza abadukurikiye bose, ndamutse nkeneye kugura imigabane runaka mukanyungukira, byaca mu yihenze? Urakoze cyane. Reka subiza aho ngaho uhereye. Ukeneye kugura imigabane, ariko kuri isoko hari ibicuruzwa byinshi. Imigabane nayo turayigarukaho. Imigabane ubundi ishyirwa hanze n'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi. Ku isoko ry'u Rwanda ufite ibigo 10. Ni bya bigo usanga binini, nka ushaka kugura imigabane wizeye kuzabonamo inyungu. Inzira rero bicamo, icyambere n'ubushake. Dufite abantu hano hanze bafite amafaranga babitse, uraza kumva ko imigabane ihendutse. Hari imyumvire cyangwa mindset abantu bafite bumva yuko kugira ngo ugure imigabane ukeneye ko ufite za miliyoni, ariko ntago ari byo. Bakanga wenda urugero, ku isoko hari nk'ikigo ushobora gusanga umugabane ugura amafaranga 200 y'u Rwanda, ibiceri bibiri gusa. Imigabane mu kigo ni imigabane 100, uguhere ku mafaranga y'u Rwanda 20. Ngira ngo abantu barabyumva. Ni amafaranga ari abanyeshuri badukurikiye, ari abantu bikorera cyangwa abafite ubucuruzi bakora ku buryo bafite ukuntu binjiza. Ayo mafaranga 20 ushobora no kuyazigama mu gihe cy'umwaka cyangwa mu gihembwe. Icyo gihe rero
ugura imigabane mu kigo runaka, hari uburyo bubiri wunguka. yego Uburyo bwa mbere umugabane ushobora kuzamuka, abadukurikira bashobora kuba hari ababizi bamwe na bamwe, ukabona umugabane uyu munsi ni 100, ejo ubaye 110, cy'ijana na 15 gutyo gutyo. Ubwo iyo umugabane uzamutse nawe uba wungutse. Urumva niba uguze umugabane ku mafaranga 200, ukora kuri 250, ungusa amafaranga 50 ku mugabane. Ikindi ni uko iyo umwaka urangiye, kampani na HTV channel ndabizi, hari ukuntu iyo umwaka urangiye mureba mwinjije angahe, icyo gihe ya nyungu mwinjije muyigabanya aba shareholders cyangwa abashorama, abanyamigabane. Ubwo n'uburyo bubiri bw'ingenzi umuntu yungukamo. Unyemereye navuga n'izindi product cyangwa ibindi bicuruzwa kugira ngo udukurikiye avuga ati wenda mfite menshi cyane cyangwa mfite make, yumva yagenda yisanga. nta kibazo rwose. Murakoze cyane. Indi product bayita impapuro mpeshwamwenda. Twavuga ku impapuro mpeshwamwenda za leta, yego bita treasury bond. Ubu leta y'u Rwanda izishyira ku isoko buri gihembwe. Nakubazaga se nk'inyungu wumva batanga, umenyera hano inyungu itangwa, urumva yaba ari nkangahe ku ijana ku mwaka? nk'uko bisanzwe mu mabanki atandukanye hari aho baguha inyungu ya 6%, 8%. Urakoze cyane. Ku mpapuro mpeshwamwenda za leta ubona hafi 12% ku mwaka. 12 washoye ibihumbi 100 gusa. Ibihumbi 100 niyo make, ariko ushobora no gushora 200, ushobora no kurenzaho 100 niyo niyo make. ubwo ni ugenda kuba ni 100, 100, 300 kuzamura. Kandi ayo mafaranga igihe cyose ukeneye amafaranga watanze ushobora kongera kuyasubizwa igihe cyose uyakeneye. Uca kubahuza, wenda tugana ku musozo gutanga contact aho bashobora gusanga abahuza kugira ngo banagure. Urumva 12% amafaranga ni inyungu buri wese yakwishimira. Hanyuma watubwiye ko hari impapuro mpeshamwenda za leta ndetse n'iz'ibigo bitandukanye, zose zaba zifite inyungu zingana? Ziba zitandukanye. Ni ukuvuga ntabwo inyungu iri fixed. Ushobora gusanga hari n'igihe birenga 12%, hari n'igihe biba 11 n'ibice. Ntago byose biri fixed, ubwo n'ugiye wanatanze, ariko inyungu ibera aho hegeye 12. Ngenda itandukana. Birumvikana iyo uguze ukeneye kwiteza imbere. Urugero hari impapuro mpeshwamwenda za leta z'imyaka 3, imyaka 5, 7. Iyo uciye ku muhuza mu broker ukagura, bagufungura icyo bita CSD account, ni konti y'ubwizigame ibiri muri banki y'igihugu. Abantu badukurikiye tumenyereye ko ushobora gufungura konti muri banki, ariko icyo gihe ntabwo ushyiraho amafaranga rimwe ngo uhagarike. N'umuntu ugura imigabane nabwo niba uguze imigabane uyu munsi, ntuhagararire aho ngaho. Ushobora kugenda ugura buhoro buhoro kugira ngo wongere ubwizigame bwawe n'ishoramari ryawe. Hanyuma uguze imigabane uyu munsi, ndi umunyeshuri, ngize gutya mbonye ibihumbi 100. Utubwiye ko iyo umaze gufungurizwa iyo konti bigusaba guhora ukora movement, niko nabyita, uhora wongera imigabane yawe. Ni ukuvuga ni inama tugira abadukurikiye, aho ushobora no guhera kuri ayo. Ese byaba ari itegeko ko umuntu ahora akora? Ntabwo ari itegeko. Ni ukuvuga nk'ukuntu umuco wo kwizigama wawushyira ku ruhande igiceri cy'ijana buri munsi, yaba ari 200, bitewe no kubinjije, kugira ngo duteze imbere cyangwa tugire umuco wo kuzigama. Kuko niyo uteye igiti cyangwa ugatera umurima, ukomeza uwitaho, uwuhirira kugira ngo ugire umusaruro mwinshi. Na wa muntu uziganya amafaranga 10, 20, 30, bya byiza agiye ashyiraho uko yabonye buhoro buhoro, kuko hari ikintu bita compounding. Ni uburyo amafaranga ukuntu ugenda uzanye n'abantu tuzi umuco wacu, abantu bashyira igiceri cy'ijana mu kabox cyangwa mu kasanduku ahantu, usanga ashyiramo ibice by'ijana ugasanga yabaye menshi. Ngira ngo ufite experience wenda aho uzi hatandukanye. Binteye kukubaza ikibazo kimwe Magnifique, ko wavuze ko impapuro mpeshamwenda uhera ku mafaranga 100,000. Ni ukuvuga ngo ushobora guhera ku mafaranga 100,000 nkabigenda mbika igiceri uko mbonye wenda niba ari 30,000 nabishyira kuri ya konti yanjye. Oya, impapuro mpeshwamwenda ni 100,000. Ni ukuvuga ushobora kuvuga turi mu kwezi kwa 11 ufite 100,000, mu kwezi kwa 2 cyangwa 3 umwaka utawa 2021 ukazana ibihumbi 100,000. Ni ukuvuga ntabwo uzana make. Wenda hari uzana ni ibihumbi 100 kugura bond, ariko ku migabane yo abitega n'imigabane ushaka kugura. Imigabane tuvuga ko ari 100,000, ubwo nimba
ushaka umugabane ku mafaranga 200 uguzana 20 niyo uheraho ugenda wongera. Nizere ko byumvikanye rero iyo ushaka kugura impapuro mpeshamwenda yaba iza leta cyangwa iz'ibigo byikorera uba ugomba kubika amafaranga 100,000 hanyuma uko ugiye wongera kubona amafaranga ukagenda ushira kuri iyo konti yawe. Hanyuma yaba ari ukugura imigabane bisanzwe bahera ku migabane 100 bitewe n'uko imigabane igura ugenda wongeraho imigabane yawe. Twari tukivuga hari n'izindi product n'ibindi bicuruzwa. Wenda hari uwavuga ati sinabona 100 cyangwa sinabona 20 cyangwa 30. Hari ibindi bigega by'ishoramari cyangwa Unity Trust mu Rwanda tubazogiye ibigega bibiri. Dufite icyambere cyitwa Iterambere Fund ubu gikora ku isoko. Tunafite icyitwa Aguka Fund cyo cyashyizweho na BK Capital cyangwa ni ishami riri muri BK Group, Bank of Kigali Group. Aho mu Iterambere Fund k'amahere ngira ngo abanyeshuri nta mikoro atandukanye aciritse harabashaka kubona 2,000 y'u Rwanda. Amafaranga ari benshi ashaka kuyabona. Icyo gihe ngira ngo nabantu bake bazi yuko ayo mafaranga ashobora kuyashyira muri Unity y'Iterambere Fund ukajya ubona inyungu ya 11% buri mwaka. Ayo niyo make uhera 2,000 y'u Rwanda. Ariko nawe ko twavuze hejuru nabwo ushaka kugenda ushyira 2 uko yabonye uko ugenda uyabona ukagura bitandukanye na wa muntu ufite amafaranga akayabika mu rugo cyangwa akashyira handi atabona inyungu cyangwa bikarangira. Hari ukuntu iyo ufite amafaranga makeya ushiduka wayakoresheje utuntu tutanafatika kandi hari ahandi wayashyira akaba yakubyarira inyungu. Iyo tuganiriza abantu cyane urubyiruko kenshi usanga benshi bafite amatelefone bagendana ya smartphones ariko usanga ashyiramo airtime ugasanga nayo amafaranga ashobora kuyarenza mu cyumweru. Urumva yuko kandi amafaranga ashobora kuyazigama mu munsi ubona amafaranga n'isoko ry'imari n'imigabane agenda akura bitewe n'igihe. Uyu munsi uguze imigabane cyangwa ugashyira muri units z'ibihumbi 10 ayo mafaranga mu myaka 3 iri imbere azaba yamaze kwiyongera cyane. Ariko njye niba mfite 10,000 nkayashyira mu mufuka ngaho ntacyo ari bumfashe. Ikindi wambaza ati iri soko gute ryunguka cyangwa rikora gute? Birumvikana iyi ni isoko ni nk'ibindi bicuruzwa ku yindi soko hano hatandukanye. Iyo ku isoko hanze ubona katuvuga urugero rw'inyanya cyangwa imyambaro iyo abaguzi ari benshi ibicuruzwa ari bike usanga igiciro kizamuka. Iri soko ntabwo niko rikora. Nimba tuje kugura turi benshi ibicuruzwa ari bikeya umugabane wazamuka. N'uzamuka twese turunguka. Aha n'abandi bagiye barati se ninshora mu migabane company gahomba. Iyo twigisha abantu nka capital market tubabwira yuko urumva uguze imigabane mu kigo buri nyiracyo buri shareholder. Urumva kwa kundi ufite cake ufite imigabane mike ariko ni cake nini ufite agace gatoya uwo mutsima cyangwa cake urumva murayisangira ariko kabihuze na company ikora nawe urumva mwese murahomba. Niyo mpamvu nimba uguze imigabane muri company runaka ukeneye kujyayo ukajya ubaza ati se mukora gute ni gute muri kudufasha nawe uri shareholder w'icyo kigo. Urumva ntugure imigabane ngo ugende wicare gutya umwaka rurangiye uzosaba inyungu. Bisa kugira ngo ube uri active ushaka amakuru ku kigo cyawe urebe n'icyagiteza imbere kurushaho kugira ngo nawe wunguke. Hari n'ikindi kintu abadukurikira bakeneye kumenya. Iyo uguze imigabane hari inama iba buri mwaka yitwa annual general meeting. Iyo nama ni abantu bose inama rusange. Wa muntu waguze imigabane 100 200 n'uwaguze imigabane miliyoni bose bahurira muri iyo nama. Urumva ufite ijambo kuri cya kigo. Abantu badukurikiye bava ku ino rya soko ridaheza riha buri wese umwanya wo kwiteza imbere bitewe n'amikoro afite uko yaba angana kose. Urakoze cyane. Hari ikintu wagarutseho cyitwa abahuza. Uyu munsi nkeneye kugura imigabane mu kigo runaka bitewe nuko nabonye kuri ku isoko. Nanyura hehe nabigenza gute kugira ngo ngure iyo migabane? Urakoze cyane. Mu Rwanda dufite ibigo by'abahuza bagera ku 9. Abadukurikiye bari mu mujyi wa Kigali watugana ku musozo turaza no kuba telefone muraza kuzandikaho. Izo telefone bashaka kuzihamagaraho ariko bagana ahantu hakorera KCT Kigali City Tower ni mu mujyi wa Kigali rwagati no basanga bahuza.
ariko abari mu ntara ahantu hatandukanye, ariko hari n'abadukurikiye bari muri diaspora hanze y'u Rwanda, bashaka kutwandikira, bashaka gusura imbuga nkoranyambaga za Capital Market Authority. Turi kuri Twitter ni @CMA Rwanda, turi kuri Facebook ni Capital Market Rwanda, turi kuri Instagram, turi no kuri Facebook, turi no kuri YouTube. Abadusaka bashaka kutwandikira no kuri website ya CMA ni www.cma.aw, tukabahuza n'abakora ku isoko ry'imari n'imigabane, abahuza bakafasha kugura. Ariko navuga abari hanze ya Kigali bagana hari amabanki atatu akurikira: banki ya Kigali, hano ishami ryayo mu turere dutandukanye tw'u Rwanda bagiye bakabaza, ahari I&M Bank bagiye bakabaza, n'ahari KCB Bank. Yego, nabyumvishe rero ko mutagomba gucikanwa n'aya mahirwe yo kugura imigabane. Ibigo mushobora kugana nk'uko amaze kubivuga ni bank ya Kigali, harimo KCB, hakabamo na I&M Bank. Hanyuma abari hanze y'igihugu bo babigenza gute kugira ngo ni ukuvugana n'abahuza? Abahuza babasha kubaha impapuro buzuza amaforms ku buryo babikora batarenze bava hariya, kuko muri iyi minsi ikoranabuhanga rirakora cyane. Baguha form ukayuzuza, ukohereza kuri email, ku buryo bagufungurira CSD account ugatangira kuzigama no gushora imari. abo bahuza nabo watubwiye bakorera muri Kigali? Yego, bakorera hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma mfite amatsiko, iyo tubonye CMA hari ikintu tujya tubona cyitwa Rwanda Stock Exchange. Ibyo byo byaba bihuriye hehe? Cyabitandukaniye hehe? Yego, nayo nabivuze ku ntangiriro. Capital Market Authority ni ikigo kigenzura, gihariho uburenganzira umuntu wese ushobora gukora kuri iri soko. Capital Market Authority ifite inshingano zo guteza imbere isoko no kugenzura, ariko no kwigisha. Rero Rwanda Stock Exchange niho hakorerwa ubucuruzi. Nabo nababwiye kujya kuri KCT muri floor ya mbere, niho usanga abahuza abadukurikiye bashaka bajya babona abantu bambaye amakoti y'umutuku, bana nabo bita abahuza. Rwanda Stock Exchange ni isoko rikorera kuri trading floor. Ushaka kugura no kugurisha niho unyura. Ariko Capital Market Authority ibereyeho kugenzura, guteza imbere isoko, gukurikirana uko amategeko ashyirwaho no kurinda umushoramari cyangwa investor protection. Tugana ku musozo Magnifique, nari mfite ibindi bibazo nashakaga kukubaza. Uyu munsi HTV ni company ishaka gushyira imigabane yayo ku isoko. Ese byaba bisaba iki kugira ngo nka HTV ize ibagane nayo ibe yashyira imigabane yayo ku isoko? Murakoze cyane. Harimo requirement cyangwa ibisaba kugira ngo company ize ku isoko. Icyambere harimo imiyoborere myiza. Yego. HTV iyobowe gute? Ifite board of directors, ifite abayobozi b'inzobere nyine ku buryo bafasha company gutera imbere. Requirement number 1 cyangwa ya mbere ni ibijyanye n'ukuntu ikigo cy'ubucuruzi kiyobowe. Ikindi ni ukureba mu bitabo by'ibaruramari cyangwa ibitabo, ese mwandika ibisohoka n'ibyinjira n'amafaranga mwinjiza zose biranditse neza. Hari inzobere ziba zobereye iby'ibaruramari zibigenzura. Na Capital Market Authority cyangwa kigenzura isoko ry'imari n'imigabane gifite inzobere cyangwa abakozi b'abanyamwuga ku buryo bareba ibitabo byanyu se mu byandikamo gute, amakuru arizewe. Ikindi harimo kuberera nimba company yunguka ikora mu nyungu. Icyo gihe ntago waza ku isoko kugira ngo ushake abashoramari nta nyungu ubona. Ariko n'igihe ushaka gukora projection ukavuga ati mu myaka ingahe nzunguka, kugira ngo wa muntu ugana muri company ushaka kuba mu nyamigabane abizere. Izo nibyo bintu bitatu cyangwa ibintu by'ingenzi bireba kugira ngo company inaze ku isoko. Ikindi abantu bumve ko ku isoko gusa haza company cyangwa ibigo bikomeye binini cyane. N'ibigo bito cyangwa SMEs, ibigo bito n'ibiciriza bashaka kuza ku isoko bakakura amafaranga. Rero ntibitinye, hari SME segment cyangwa window ku isoko y'imari n'imigabane ku buryo baza nabo bakakura amafaranga. Ikindi kuri isoko ni ahantu ukora amafaranga ahendutse. Mbaza ati kubera iki? Nuko ayo mafaranga uyahabwa nta kiguzi. Ni ukuvuga nta kiguzi uvuga ati ngo haye ibihumbi 100 uzampa inyungu ingana gutya. Ni ukuvuga mu uborera inyungu mwamaze ku migabane, iyo mwakuranye nibwo inyungu abanyamigabane. Bana amafaranga ahendutse. Ikindi amafaranga y'igihe kirekire. Na amafaranga utangira kwishyura abakuhaye abaguze imigabane
byibura umwaka urangiye kugira ngo ujye ubaka urwunguko. hanyuma Magnifique nifuzaga kukubaza watubwiye ko ibigo byose bidahejwe yaba ibigo biciriritse ibitoya ndetse n'ibinini ese ikigo ko ngiye nshobora kugura umugabane runaka nkunguka amafaranga runaka ku mwaka ikigo cyo cyunguka iki? Urakoze cyane. Ikigo kiba kibonye amafaranga gikoresha kugira ngo cyagure business gikora, ni inyungu ya mbere. Aya mafaranga yabona nabivuze hejuru mu kiganiro ni amafaranga y'igihe kirekire, ntabwo batajya kwishyura nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa y'amezi abiri, ahubwo bishyura ari uko umwaka urangiye, bagabanya nyine inyungu abashoye imari muri cya kigo. Urumva ni amafaranga y'igihe kirekire kandi ahendutse kuko wishyura inyungu umuntu wakugurije bitewe n'ayo winjije. Izo ni inyungu ebyiri. Abadukurikira bafite ibigo by'ubucuruzi hano mu Rwanda birahari byinshi, bari amahirwe leta y'u Rwanda yabahaye kugira ngo babone amafaranga bakoresha mu kwagura ubucuruzi bakora kugira ngo biteze imbere kandi bakomeze no gutanga umusanzu mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Urakoze cyane. Mwabyumvise abadukurikiye ko mudahejwe, waba ufite business yandi wita ntoya yabiciriritse ndetse n'inini, biroroshye ko wabagana bakagufasha ukaba wakiteza imbere ndetse uteza inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Hanyuma tugana ku musozo mfite ikindi kibazo. Uyu munsi tujya muri banki tukabikayo amafaranga yacu, wakenera kubona inguzanyo runaka bakaba bahera ku mafaranga yawe cyangwa se ku mutungo wawe bakaba bawugwatira bakaguha inguzanyo ushaka. Uyu munsi inyungu z'uko nge nagura umugabane ni izihe? Inyungu zirahari nyinshi cyane. Icya mbere ni ukwiteza imbere, kugira ubwizigame n'ishoramari, ariko hari ikindi twavuga mbere ko dusoza. Tumenyereye cyane urubyiruko cyangwa abantu batandukanye usanga ugiye mu kigo cy'imari cyangwa muri banki, iyo ukeneye inguzanyo cyangwa loan usaba ngo zana ingwate. Ingwate ubwo ni inzu, ni umurima n'ibindi byose bashobora kwemera. Ariko abantu baguze imigabane cyangwa bashoye imari mu isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda, amategeko yemera yuko ishoramari yakoze ashobora kurikoresha kugira ngo barigwatire abone inguzanyo. Icyo gihe bica mu nzira nyine zisanzwe, ingwate ikandikwa. Urugero, nimba waraguze imigabane cyangwa impapuro mpeshamwenda cyangwa waguze units za miliyoni imwe, ubwo nukenera ideni cyangwa inguzanyo basaba ingwate ifite agaciro ka miliyoni, ubwo urafata za mpapuro nyine baguhe certificate yandikwe muri ikoranabuhanga, nimara kwandikwa igwatirwe. Ubwo imigabane waguze cyangwa ishoramari wakoze ntago wagurisha mbere yuko wishyura ya nguzanyo. Ubwo wemera kugurisha cyangwa kugira ngo ya shoramari ryawe rigurishe ari uko warangije kwishyura umwenda wose. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, ni ikihe kintu wabwira abakurikiye uyu munsi HTV? Ni ikihe wabashishikariza kugira ngo bitinyuke bagane isoko ry'imari n'imigabane? Tugendeye ku cyerekezo cya leta y'u Rwanda kugira ngo buri munyarwanda wese yiteze imbere kandi tunagire ubukungu buteye imbere, ni byiza kugira ngo turebe amahirwe leta y'u Rwanda yaduhaye kugira ngo iri soko ry'imari n'imigabane ritangire rikore. Niba umuntu afite uyu munsi 200 akaba yabona ahantu yabishora akabona 11% y'ibyo 200, urumva harimo inyungu ifatika. Kandi burya kuzigama no kwigoma. Nimba wajyaga ugura ibintu bihenze utangira ugabanye, ushyira amafaranga ku ruhande, amafaranga yashoye muri isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda kugira ngo twiteze imbere kandi tunatanga umusanzu wo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urakoze cyane. Nandi ndabashimiza. Mwabyumvishije rero abadukurikiye, mwabyumvishe ko kugura imigabane cyangwa se impapuro mpeshamwenda ari ukwizigamira. Nyaboneka nimba uyu munsi hari amafaranga witaga matoya ukabona ntacyo yagufasha, uyu munsi ushobora kuyashora nyuma y'igihe kingana n'umwaka ukaba wakunguka inyungu ndetse irenze cyane iyo tubona mu mabanki atandukanye. Nahanyu rero nahanjye ho kugira ngo twizigamire tugure izi mpapuro mpeshamwenda za leta n'ibigo bitandukanye ndetse n'imigabane itandukanye mu bigo bitandukanye biyitanga kugira ngo twiteze imbere nk'urubyiruko, twiteze imbere nk'abanyarwanda muri rusange. Wakoze cyane kwa natwe Magnifique. Abakunzi ba HTV rero
tuzajya dukomeza kubazanira ibiganiro nk'ibi bituma twunguka ubwenge ndetse bituma n'imifuka yacu ibyibuha nk'uko mubizi. Hanyuma murabizi ko iyo success is our target. Mukomeze kubana natwe, mukeneye no kwamamaza ibikorwa byanyu mushobora kutugana cyangwa se mugakora subscribe kuri YouTube channel yacu aho mukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bitandukanye. Dusoza rero ntitwakwibagirwa no gushimira Iwacu +250 batwakiriye, murana ko turi ahantu heza hari n'akayaga, namwe mushobora kuhaza mukamererwa neza. Ndiye twari kumwe rero uyu munsi, nitwa Julienne, tuzasubira ubutaha.